fata inguzanyo guhera ku mafaranga ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni. Ino nguzanyo ni inguzanyo y'ingoboka nyine, ni inguzanyo y'igihe wari ukeneye amafaranga ako kanya ewana. Ahangaha uhita uza ukaba wahita ndashaka kuguza. Ahangaha turi bwandikemo amafaranga, wenda tuvuge ni urugero, reka dushyiremo amafaranga ibihumbi 50. Ibihumbi 50 aba ari byo dushyiramo hano. Noneho ahangaha bakahita bakubwira ngo fata inguzanyo guhera ku mafaranga ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni. Ino nguzanyo ni inguzanyo y'ingoboka nyine, ni inguzanyo y'igihe wari ukeneye amafaranga ako kanya ewana. Ahangaha uhita uza ukaba wahita wisabira amafaranga. Noneho ahangaha barakubwira ngo fata inguzanyo guhera ku mafaranga ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 1. Noneho ahangaha uri bwandikemo hano iminsi ushaka, wenda twandikemo wenda iminsi 30. Ahangaha wenda niyo irimo. Noneho wowe urahita uza uhite ujya hano uhite usaba inguzanyo, urahita ubarisha inguzanyo, kuko ahangaha bahita bakubwira ngo igihe cyo kwishyura ubwo ni iminsi 30. Ahangaha ni iminsi nyine iba yavivutse, urumva amezi ubwo ni ukwezi kumwe. Iyo ushaka kubiba amezi uraza ugakanda ahangaha ugashyiramo amezi ushaka. Ahangaha bakahita bakubwira ngo icyitonderwa inyungu ni 0%, ariko ahangaha bakahita bakubwira ngo ni 15% buri kwezi. Urumva ahangaha iyo ano mafaranga yageze mu kwezi ahita aba 15%, ariko ahangaha bakahita batubwira ngo bara. Ahangaha reka tuhite tubara noneho tube twareba. Ahangaha bakahita bakubwira ngo inguzanyo y'ingoboka, iyi ni inguzanyo y'ingoboka. Bakahita bakubwira ngo umubare w'inguzanyo ibihumbi 50, umubare igiteranyo cy'inyungu. Ahangaha ku bihumbi 50 ugomba kungukaho amafaranga ibihumbi 7,500 mu minsi ingahe? Mu minsi 30. Iki kintu mube mwaza kuba mwacyumva kugira ngo rwose. Ahangaha bakahita bavuga igihe cy'inguzanyo ni iminsi 30 ngiyi hano rwose. Noneho ahangaha bakahita bakubwira ngo igiteranyo ubwo cy'amafaranga azishyurwa ni amafaranga ibihumbi 57,500. Wow, ahangaha rero iyo uyisukanda aha hasi ahangaha uhita usaba. Urunguru ni urugero naguhaga, kuko nubishaka wowe ushobora no kuza ahangaha ugashyiramo, kuko urabona ahangaha ni uguhera ku bihumbi 100. Ushaka ahangaha washyiramo na miliyoni, ahangaha ushaka wakwandikamo na miliyoni. Ni ibintu byaza kuba bigushobokera. Ushaka iyi miliyoni yose wemerewe kuguza waza ukaba wayifata. Hari umuntu ugiye kuhita yibaza ngo noneho kugira ngo ngere kuri ino nguzanyo ndacyahe cyangwa se ndamenya byinshi gute byinshi bigize ino nguzanyo. Ahangaha barakubwira ngo fata inguzanyo y'amahera ku bihumbi 10 kugeza ku bihumbi 100. Inguzanyo y'ingoboka, iyi nguzanyo y'ikoranabuhanga yagenewe gutanga ubufasha, bw'amafaranga bwihuse mu bihe by'ibyago cyangwa mu bihe bikenewe byihutirwa. Abasaba bashobora kubona inguzanyo yihuse binyuze kuri application code ya USCD cyangwa urubuga rwacu. Uburyo bwo gusaba buroroshye kandi ntibusaba impapuro nyinshi, ariyo mpamvu ari igisubizo cyiza ku bibazo byihutirwa. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ahangaha ino nguzanyo bayitanga ku bibazo byihutirwa. Ni ukuvuga ngo wowe niba nyine ugize ikibazo cyihutirwa ako kanya, wari wicaye nk'ahantu bagahita bakubwira ati inzu yawe iraguye, umwana wawe ararwaye, imodoka yawe iraguye, moto yawe irapfumutse, uhita uba wafata ahangaha inguzanyo muri ino application cyangwa se muri website. Ndibuze kuza kubaha amakuru yose yayo, ndibuze kuba nayandika hehe muri description y'ikiganiro, wowe kugira ngo witungire ino application rwose uzajye uba wakwisabira inguzanyo. Ariko nanone nongera kubibutsa yuko ntago ari ugupfa kuba ufite gusa ino application, kuko iyi application igendera ku buryo ukoresha telefone yawe ya mobile money. Icyo kintu muze kuba mwakibuka. Niba mobile money yawe icaho amafaranga menshi cyane cyangwa se niba ikoreshwa cyane rwose, murabizi
nagiye nkora ibiganiro byinshi cyane kuri mobile money bivuga ku nguzanyo za mobile money byiza cyane. Nakoze Kavanse, nkora Mokash, nkora MTN Sugar, izo zose narazikoze izo nguzanyo zose, nkora Moflex, nyinshi cyane nagiye nzikora. Ariko noneho ndagira ngo nkubwire ngo niba ukoresha na telefone yawe cyane, ahangaha rwose uraza naho kuzajya uba wabonamo iki amafaranga. Ahangaha barazakubwire ngo saba inguzanyo nonaha, inyungu ku bakiriya. Urumva ahangaha tujya hano kubanza turebe aya mategeko n'amabwiriza kugira ngo tube twahita tumenya noneho niba inguzanyo twese tuyemerewe. Ahambere haravuga ngo genzura ibikorwa vuba cyane. Urumva aha kabiri bakatubwira ngo inyungu iri hasi. Aha gatatu bakatubwira ngo nta ngwate isabwa. Aha kane bakatubwira nta konti y'ubwizigame usabwa gufungura natwe. Urumva ahangaha nta konti hano y'ubwizigame wowe usabwa gufungura. Icya mbere nuko uba ufite application cyangwa se ukoresha ino website. Aha gatanu bakatubwira uburyo bworoshye bwo kubona serivisi ukoresheje telefone ngendanwa. Iki nacyo muze kucyumva, ni uburyo bworoshye bwo kubona serivisi ukoresheje telefone ngendanwa. Ntukeneye kujya ku biro byacu. Ahangaha ntukeneye kujya ku biro. Aha ni ukuvuga ngo ahangaha niba udakeneye kujya ku biro, ni ukuvuga ngo ibiro uba ufite muri telefone yawe. Nta gihe ntarengwa gishyizweho ushobora gusaba inguzanyo igihe icyo ari cyo cyose umaze kwishyura ayayibanjirije. Ni ukuvuga ngo iyo wishyuye amafaranga yabanjirije inguzanyo wahawe ukaba warishyuye neza, ushaka n'ikindi gihe uraza hano ukaguza, ni ibintu biba byoroshye. Ahangaha bakaza bakatubwira ngo kwishyura bijyanye n'ubushobozi bwawe. Aha bakatubwira ati kwishyura bijyanye n'ubushobozi bwawe, gukorera mu mucyo nta mafaranga y'ibanga ucibwa. Ahangaha ni ukuvuga ngo rero ahangaha iyo baguciye amafaranga, niba usabye bahita bakwereka ayo ugiye guhabwa, bagahita bakwereka ayo uzishyura, bagahita bakwereka n'iminsi. Nyine nta buryo bw'ibanga buhari, ibintu byose bahita babikwereka rwose ku mugaragaro. Ahangaha rero bakakubwira ngo ibisabwa. Ahangaha niho hantu hano tugiye kumenya ibisabwa kugira ngo abantu mwirwa muvuga ngo njye mbereka ibintu bikanga, mbereka ibintu byabyaguye ntabwo umenya ibisabwa. Tujya hano kureba ibisabwa ahangaha kugira ngo ubone inguzanyo muri ino website cyangwa se muri ino application. Hano tujya hano kuba twareba ibisabwa. Mbibutse yuko nababwiye yuko ibigize byose ino app ndi bubisige muri description n'ikiganiro. Ukimara kureba ikiganiro wakirangije uze kuza kuhita ujyamo inyuma mu kiganiro, urahita usangamo nimero babavugishirizaho, urasangamo website yabo, ibintu byose ndaza kuba nabishyiramo. Hano tujya hano kureba ibisabwa. Kavuga ngo abasaba bagomba kuba Abanyarwanda bafite indangamuntu. Ahangaha niba ufite irangamuntu sefini urasaba. Hano ni ibisabwa tugiye kureba. Bagomba kugira telefone igendanwa na simukadi ibabaruyeho. Simukadi hariya tuje turebye ibisabwa, nizere ko ibisabwa wabyumvishije. Reka mbisome vuba. Bisaba kuba ufite irangamuntu y'u Rwanda, ukaba ufite telefone ibaruye kuri ya rangamuntu. Bikaba ahangaha kuri gatatu bikaba bisaba kuba ufite inkomoko, ugaragaza inkomoko y'amafaranga ufite. Icya kane bikaba bisaba kuba ugaragaza ahangaha ku cya kane bikaba bivuze ko ugaragaza kuba uri inyangamugayo. Bavuze kuri kuba uri inyangamugayo biba bivuze ngo ahantu hambere, kwerekana ahantu hambere wafashe inguzanyo niba warabashije kwishyura neza. Muzayi mubyumva, ubunyangamugayo ni ukwerekana ahantu hambere wafashe amafaranga ko wishyuye neza. Niba ubizi ko kuri Mokash cyangwa kuri Kavanse cyangwa kuri Moshuga cyangwa se muri Equity cyangwa se muri Beka cyangwa muri Populaire cyangwa muri Sako, yuko hari amafaranga wafasheyo ariko bakaba barageze aho bagushyira muri CRB kubera kutishyura, ntiwirirwe uza muri no company cyangwa se wirirwe uza gusaba hano amafaranga, kuko ahangaha ntabwo hano dukorana na ba bihemu. Ahangaha dukorana n'abantu b'inyangamugayo. Ahangaha bakakubwira ngo kuba ufite inyandiko iteyeho kashe ya banki mwakoranye cyangwa se y'ahantu n'ubundi amafaranga yawe usanzwe uyabitsa, ukaba
ugaragaza uburyo nyine mwagiye mukorana. Noneho aha ngaha baravuga ngo ibiranga inguzanyo cyangwa se ibiranga ayo mafaranga ushaka gufata. Inguzanyo ntoya ntarengwa ni ibihumbi 10. Ntoya ni ukuva ku bihumbi, ubwo ni ukuva ku bihumbi kuva ku bihumbi 10. Urumva ni ukuva ku bihumbi 10 noneho ukazamuka ukageza ku bihumbi 100, sibyo? Niyo nguzanyo ntoya. Urumva aha ngaha bagahita bavuga igihe cyo gutunganya bikorwa mu gihe ntarengwa cy'isaha imwe. Ni ukuvuga ngo aha ngaha iyo bamajije gusaba mu isaha imwe baba bamajije kuba bagusubiza, cyangwa se nyuma y'isaha bahita batangira kuba bagusubiza. Noneho igihe cy'inguzanyo ukwezi kumwe. Aha ngaha igihe cy'inguzanyo biba ari ukwezi kumwe. Aha ngaha bagahita bakubwira ngo inyungu ni 15%, ariko aha ngaha hari n'aho biba serivisi. Aha ngaha igiciro cya serivisi ni 0.5%. Urumva? Hano aha ngaha bagahita bakubwira ngo amande yo gutinda kwishyura ni 0. Rero tubanze turebe hano hano turebe mubazi y'inguzanyo bara iyo wishyura buri kwezi, ayo wishyura buri kwezi mu buryo bworoshye, bara amafaranga uzajya wishyura buri kwezi, inyungu ndetse n'ayo uzishyura yose hamwe. Aha ngaha rero bagahita bakubwira ngo bara ayo uzishyura, saba inguzanyo. Aha ngaha nitwita hano dukanda gusaba inguzanyo, gukora account. Aha ngaha gufungura account, rekana ko nkaberekaho gatoya. Nuza hano ugafungura hano account, uri buhite ugera aha ngaha boom, urahita uba wagera aha uri buhite wandikamo nimero yawe ya telefone neza nk'uko yanditse ku irangamuntu. Aha ngaha uhita hano ushyiramo password wumva uzajya wibuka, ariko password baraza kukubwira ngo password iyo yose uri bwandike uri buze gushyiramo kamwe muri utu tuntu, washyiramo arobase, washyiramo udukoni, washyiramo 100%. Haba harimo utuntu twinshi. Ni ukuvuga ngo password nyine uri bwandike password wenda y'amagambo cyangwa se y'imibare, ariko nurangiza wibuke gushyiramo utu tuntu kugira ngo bize kuba byagenda neza. Abantu biri bwange muri buze kujya muri description y'ikiganiro nakoze cya mbere, uri buze kuza kubona ukuntu ufungura account aha ngaha muri ino banki cyangwa se muri ino company irimo gutanga inguzanyo. Aha ngaha icyo bita referral code nayo ndi buze kuza kuyipininga hariya mu kiganiro cyanjye. Uri buze winjiramo inyuma, uri buhite ubona referral code yo kuba wakwinjiriraho. Rero ubwo ngubwo nurangiza aha ngaha uri buze wandikeho, aha ngaha urahita uvivura aka kantu kemeza ko amategeko n'amabwiriza wayemeye. N'aha ngaha naho uhite ukavivura ugakoremo bimeze ko amategeko n'amabwiriza wayemeye. None uhite ukora aha ngaha, nukoramo hano muri ino bara rijya kuba nk'ubururu boom, uraba wamajije kuba wakwinjira.